Yes, iyi ni mining nshya bayita Mira, itanga coin bita Lumira. Ni mining imaze iminsi mike igiye ku isoko cyangwa se igiye muri iyi porogaramu ya mining nyine tugomba kumayininga buri gihe kugira ngo tujye tubona coin zayo. Coin yayo yitwa Lumira. Ni ukuvuga ngo icyo ukora ni iki, urajya muri Play Store wandikemo Lumira, nurangiza urabona ko hano handitse ngo Lumira Network App. Icyo uri bukore urahita uyidownloadinga, utegerezeho gato ijye muri telefoni yawe. Yes, nimara kujya muri telefoni yawe urahita ukanda kuri open, katuyinjiremo. Yes, urabona ko ni Mira Network. Icyo ukora ni icyo, urahita ukanda hano kuri create your account. Noneho hano urashyiramo amazina yawe, nkwibutsa ko hano kubera ko bavuze ngo ni full name kandi iyi ikazaba izakora KYC, bisaba kwandika amazina yawe nyakuri. Reka nshyiraho amazina yanjye nyakuri. Yes, hano ushyiremo email. Numara gushyiramo email ushyiremo username. Yego, hano ushyiramo password. Hano ugashyiramo country, kadushyiremo igihugu. Tugiye kureba mu Rwanda. Yes, noneho ugahita ushyiramo nimero ya telefoni. Yes, hano ugahitamo igihe wavukiye. Okay, nurangiza wemeza hano ngo I understand, wemeza amabwiriza. Nurangiza ukanda hano kuri create your account. Okay, reka nshyiremo, noneho ukanda hano kuri create your account. Yes, hano bahita bakubwira ngo shyiramo invitation code. Aha, kanzana invitation code nshyiremo, ubundi ndahita nkanda hano kuri complete account creation. Ndangiza nkande hano kuri complete account. Tegerezaho gato. Okay, noneho hano bahita bakubaza ngo ese urifuza ko uzajya uyinjiramo ukoresheje lock screen? Njye ntabyo nshaka, ndakanda kuri leta. Hano baravuga ngo naho ndakanda kuri leta. Noneho barakuvuga ngo ese mu gihe uzaba ugiye ku mayininga Lumira earning, ese wifuza ko wajya ukoresha ad? Yego, njye ndemeza yes. Hano demo kuri would you like to see a demo of the app? Ndahitamo hano, ariko reka mbibutse ko hari ad, ni ukuvuga ngo bari kukubwira ngo ese wifuza ko mu gihe uzaba ugiye kwa updatinga mining yawe uzajya ubanza kureba ad kugira ngo ubashe kubona earning nyinshi. Ubwo rero niyo mpamvu nakanze kuri yes kugira ngo njye mbona earning nyinshi mu gihe ngiye ku staringa mining. Noneho hano baravuga ngo hano step tugezeho niyo ko urabona ko kubera ko niyandikishe nkoresheje ya link bampaye Lumira imwe. None ubwo icyo tugiye gukora ni tugiye gukanda hano kuri start mining. Noneho ukanda hano kuri continue with ads. Yes, urabona ko bavuze ngo hari uburyo nyine nafunze bwo kugira ngo ama ad atantesha umutwe muri telefoni yanjye. Niyo mpamvu bambwiye ngo banza ubufungure. Reka mbanze ngende mufungure ubundi nongere nkore kuri start mining.
Yes, mvuye kufungura, reka nongere nkande kuri start mining. Yes, ndabanza ndebe iyi ad, hanyuma nze ku mininga nyuma. Urabona ko bampaye amasegonda 19 8. Ni kugira ngo umuvuduko wa mining yanjye uze kwihuta cyangwa se baze kumpa nyinshi. Noneho ad nimara gushiramo nkanda hano hejuru, nkande kuri aka ka X, noneho mining ize itangire. Ni ukuvuga ngo ubu mining iba itangiye, bakweretse hano ko mining iri kuri 0, ubwo nyine igiye gutangira ibare. Ubwo rero ibindi ugomba kumenya ni ukumenya ngo ese airdrop irahari. Urabona ko hano hari airdrop, ariko reka turebe niba ihari. Urabona ko airdrop ntayihari, ntayo. Yes, reka tujye kuri Jewed, naho urabona ko nta kintu gihari. Abari kukwereka mu gihe wenda watumiye umuntu. Tuza turebe reward hano ya video, ariko nuko bitaratangira, ariko tuzajya tubikora tubone bonus. Ariko reka turebe hano, iyo utumiye abantu 2 ubona izi token, watumira 3 ukabona izi token, watumira 4 ukabona izi token, gutyo gutyo. Ni ukuvuga ngo rero no gutumira bishobora gutuma ubona token nyinshi. Reka turebe kuri game. Ahangaha murabona ko game ntago zirazaho. Ubwo rero reka tujye hano kuri setting. Murabona ko tuzakora KYC ne tuzayikora. Ubwo rero mwe mwiteguye ari igihe tuzayikora. Murabona hano naho ushobora guhakanda ahangaha kugira ngo ufungure, niba uzajya winjira muri application ukoresheje code cyangwa se password cyangwa screen, gutyo nyine face screen cyangwa se fingerprint, uhita ufungura hano kugira ngo ujye uyinjiramo ukoresheje iyo code. Hano naho hari bonus ni bya bindi naberekaga byo gutumira. Yego, mining team hano na team nyine uzajya ubibona hano ko team iri gukora. Hano kuri profile naho ni uburyo bwo guhindura nyine, nko guhindura password n'ibindi. Urabona ko byose ni ahangaha biri, cyangwa se niba ushaka gusiba account ukayisiba. Ikindi white paper, naho ushaka gusoma ibijyanye n'amategeko n'amabwiriza yabo, wakanda kugira ngo ujye kubisoma. Ndumva rero nta kindi. Referral code muraza kuyisanga muri description y'iyi video, kandi bibutsa gukanda like, mugakanda na share kugira ngo abantu benshi babashe kubona iyi video, babashe gutangira mining, kuko nayo izaduha umusaruro. Niringiye ko iyi video mwayibonye neza, mukabona ukuntu muzajya mwiyandikisha. Referral code muraza kuyibona muri description y'iyi video. Niyo mpamvu mbifurije gukora mining neza kugira ngo tuzarebe ko azatubyarira umusaruro, kandi mukihatira gutumira abantu kugira ngo bazabashe kuyinjiramo hakiri kare, mu gihe itarajya ku isoko. Ningiye ko mukomeza kugubwa neza rero, mujye mwibuka gukanda subscribe, mukore share mwoherereza inshuti zanyu, kandi mukore na like kugira ngo mbone ko ibiganiro byanjye mubikurikirana. Njye mbaha ibiganiro byinshi bitandukanye kuri mining zitandukanye. Mukomeze kugira ijoro ryiza, naho mu zindi video zivuga kuri iyi update ya Lumina network.